You wonder this Diamond Platinum, just want to confirm to you that August 29th, I'll be performing live at the BK Arena. Ariko muribuka The Ben ndetse na Bruce Melody batubwira ngo muri ibi bitaramo bya Summer Country Tour ngo umwe azasohora indirimbo inshara undi asohora indirimbo irya kane. None se ubu tuvuge ko ibitaramo bya Summer Country Tour bitararangira ko nta ndirimbo nimwe twari twabona isohoka ku ruhande rwa Bruce Melody ndetse n'urwa The Ben. Ahubwo se mwamenya amakuru ko The Ben ndetse na Bruce Melody bazafatanya na Diamond Platinum mu gitaramo kizaba ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani kikazabera muri BK Arena mu cyo Diamond Platinum yise Welcome Amstel. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu yaba The Ben ndetse na Bruce Melody babeshya abanyarwanda indirimbo ariko hakaba nta n'umwe yigeze uyisohora. Nanone kandi turarebera hamwe impamvu Diamond Platinum yifuje gukorana n'aba bahanzi bombi yaba Bruce Melody ndetse na The Ben. Si ibyo gusa kuko turi buze kureba n'impamvu Diamond Platinum ategeza akorera indirimbo Pompo Promotion nyamara ejo bundi igihe ari gutegura kino gitaramo cya Welcome Amstel cyangwa se ari guteguza abanyarwanda kazaza gutaramira muri BK Arena agakoresha Pompo nka background music ari kubwira abanyarwanda ko azakorera performance muri BK Arena ndetse we na Bruce Melody. Ibyo ngibyo byahamijwe neza nuko yakoresheje Pompo ya Bruce Melody muri background music akagaragara ari kwivibinga ari nakanateguza abanyarwanda ko ejo bundi ku itariki 28 muri BK Arena azaba ari gutaramira hano i Kigali mu Rwanda. Icyo ngusaba ni ukubana natwe kandi ntibagirwe gukora subscribe, ikindi kandi like, share na comment, byose ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera ku bantu benshi. Ku mugoroba w'ejo kuwa kane ku isaha y'isa 8 nibwo Diamond Platinum yasohoye video ari kuvuga ko agiye kuza kuririmbira mu Rwanda. Gusa ikintu cyatunguye abantu benshi ni uburyo Diamond Platinum yakoresheje indirimbo Pompo nka background music, mu gihe ku mbuga nkoranyambaga benshi bavugaga ko Diamond Platinum ategeza kundi iyi ndirimbo n'ikimenyimenyi ategeza ayipostinga ku rubuga rwe rwa Instagram. Benshi ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati se noneho aho Diamond Platinum yahereye adapromoting indirimbo Pompo haba ari cyo gihe noneho ngo atangire kuyipromotingara cyangwa nuko yabonye yifitiye agataramo mu Rwanda akavuga ati reka n'ubundi nyikoreshe kugira ngo abanyarwanda bamenye ko umuhanzi wabo Bruce Melody tuzakorana mu gitaramo kizaba ku itariki 28 z'ukwa munani hariya muri BK Arena. Abantu bari kuvuga ati iki gitaramo kizaba ari ibicika. Reba niba Bruce Melody we wenyine yaraperformingaga indirimbo Pompo agahagurutsa abantu mu ntara zose z'igihugu, tekereza noneho ubwo azaba ari kumwe na Diamond Platinum bari gukora performance ya Pompo. Abandi bakavuga bati bitewe n'amafaranga bashoye kuri iyi ndirimbo Pompo ushatse bavuga ko batigeze bayagaruza ngo kubera ko nk'indirimbo Why The Ben yakoranye na Diamond Platinum ubu ngubu imaze kugera views hafi miliyoni 30, mu gihe kugeza ubu tuvugana Pompo itaruzuza views miliyoni 10 ku rubuga rwa YouTube kandi igiye kumara amezi 6. Nk'ibisanzwe Bruce Melody ndetse na The Ben iyo bagiye gukora ibitaramo babanza guteguza abakunzi babo bagakora icyo bita press conference, bagakorana ikiganiro n'itangazamakuru bakabwira abakunzi babo mu magambo bakunze kumvikana mihangana cyane hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben kugira ngo abakunzi babo bazaze kureba ya bato ibiri kubera ku munwa, noneho nibigera mu bikorwa ninde uzabasha gutsinda iyo bato. Cyatse navuga ko iri hangana riri hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben mu muziki bavuga ko ari nka APR ndetse na Rayon cyangwa se Cristiano na Messi. Mu gihe bari muri press conference y'ibitaramo bya Summer Country Tour, umunyamakuru Emirene cyangwa se Murindahabi Irene yabajije The Ben niba nta ndirimbo ateganya gushyira hanze mbere y'uko ibitaramo bya Summer Country Tour birangira. The Ben yabwiye Emirene ko agiye gushyira hanze indirimbo bita inshara kandi azanayiperforminga muri ibitaramo bya Summer Country Tour. Kubera ko igihe cyari gito ntago bigeze babona uko babaza Bruce Melody niba nawe azasohora indirimbo, gusa Irene niyo yaripfanye mu gihe igitaramo cy'Musanze cyarangiraga bagakurikiza igitaramo cy'Inyagatare. Murindahabi Irene yasabye Bruce Melody ko bakorana interview. Bruce Melody akorana interview na Murindahabi Irene ari nabwo yagiye amubaza ibibazo bigiye bitandukanye nko kumubaza uburyo yabonye igitaramo ndetse n'ibindi bibazo byinshi nari buze kugarukaho. Aza kugeraho amubaza nawe niba ari indirimbo ateganya gusohora mbere y'uko ibitaramo bya Summer Country Tour birangira. Bruce Melody no gutebya kwinshi aravuga ati umuvandimwe nasohora inshara nanjye nzasohora indirimbo bita irya kane. Benshi baravuga bati se hagati y'indirimbo inshara ndetse n'irya kane nihe ndirimbo izabasha kuba umwami wa Summer Country Tour cyangwa se nihe ndirimbo izabasha kugaragara nka hariyo ndirimbo ya mbere muri Summer Country Tour, cyane ko ibitaramo byari binashyushye. Gusa igitangaje yaba inshara yaba irya kane nta ndirimbo nimwe twari twabona
itarabona isohoka kandi ibitaramo bya Summer Country Tour bimaze ibyumweru 2 birangiye. None si uyu muhanzi Bruce Melody ndetse na The Ben baba bakomeje kudupfunyikira ku buryo bashobora kuvugira ikintu imbere y'itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda bose barangiza bakananirwa kugisohoza. Ahubwo si ukubera iki Bruce Melody ndetse na The Ben batahisemo gusohora izi ndirimbo muri iki gihe kandi aribwo zakurebwa cyane bitewe n'uko abantu benshi baba bari gukurikirana ibitaramo byabo. None se ahubwo ubu The Ben ndetse na Bruce Melody nibadukinnye purankara bakatubeshya indirimbo zidahari bakirinda kujya mu itangazamakuru kugira ngo hatagira ubaza ku izi ndirimbo batubeshye ko bazasohora bakanga kuzisohora, cyangwa sha izi ndirimbo bazibikiye cya gitaramo kizaba ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani aho bazahuriramo na Diamond Platinum. Ahubwo se mubona iyi performance Bruce Melody azakorana na Diamond ndetse niyo The Ben azakorana na Diamond ari ihe performance izabirenzera? None se ahubwo amakuru amaze igihe ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ko Bruce Melody agiye gutandukana na Coach Gaël, mubona Bruce Melody azaruhukira mu yihere? Reka nabyo tubivugeho. Benshi mu itangazamakuru bavuga ko Bruce Melody igihe yaba atandukanye na Coach Gaël yaruhukira mu maboko ya Jado. Abandi bati reka Bruce Melody igihe yaba atandukanye na Coach Gaël agomba guhita aruhukira mu maboko ya Eminem.